impaka zihora ari nyinshi mu bemera Imana mu buryo butandukanye, ndetse ugasanga banafite umukoro wo kwemera bashobora no kwitwa abapagani. Aho bitangarije naho usanga nabo ubwabo babusanya ku bijyanye no gusobanura ubumana kandi bahuje imyemerere y'idini riniri. Ibi nibyo byanteye amatsiko, nifuza ko twaganira ku gice cyahoze ari Mesopotamiya, gifatwa nk'icyabaye cy'umujyi imbere y'ibindi mu mateka y'isi yose. Ibi nibyo byanteye amatsiko, nifuza ko twanaganira ku gice cyahoze ari Mesopotamiya, gifatwa nk'icyabaye cy'umujyi imbere y'ibindi mu mateka y'isi. Inyandiko nyinshi zerekana ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 4 n'ibihumbi 3 mbere y'ivuka rya Yesu bari baratangiye kubaho mu buzima bamwe banarota kubamo uyu munsi. Abo barimo bifuza kuba ku butaka bwo mu burengerazuba kuri ubu bwanataziriwe ubw'isezerano na bamwe. Natangira n'igisa n'ikibwiriza gusa, ariko ubuzima bwose bavuga ku cyahoze ari Mesopotamiya ntabwo wakwirengagiza ko ariho hari Iran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, udasize abaturanyi bayo ari bo Iraq, ukongeraho Syria na Turkiya, za Kuwait nazo ziza hafi aho. Usanga ibice byabo bifitanye isano n'ibyo yabwiye cyangwa wasomye muri Bibiliya. Niyo mpamvu udakwiriye gukeka ko nta mana bemeraga cyangwa ngo bayizere gusa, ahubwo bari bayifite mu buryo bwabo. Nyamara bari bafite imana zirenga 15 zarimo Anu, Enri, Utu, Shamash, Enki n'izindi. Ese kuri ubu zaje kujya he? Wasanga unatekereje ko haba harabayeho kwigabanya ibice ziyobora, cyangwa ukaba uhise wumva inini muri izo yabarazimize. Ibi ndetse n'ibindi birimo bya Babiloni, ubwami bw'abami bw'Abaperse n'intambara zabahanganishije, ibifitanye isano nabyo nta handi ho kubimenyera uretse kuri Jado Dukuze Official. Uyu munsi tugiye kukubwira igice cya mbere cyabyo, kuko ni inzira ndende tuzakubwiraho. Ngo hayi ikaze. Mu myaka 600 itambutse, hagati y'imyaka 2000 n'ibihumbi 3 mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa Yesu, nibwo i Sumer muri Mesopotamiya hatangijwe icyiswe Revolution Urbaine. Mu burasirazuba bwo hagati ya Tigre na Euphrates, urubuga rwa Bismarck Kesku, ubutaka bwa Misiri aribwo bwashobora kuza kubugwa mu ntege, ariko nabwo kure bitewe n'intera irimo mu kwera kw'imyaka. Aha, ikinyuranyo mu kurumbuka cyashoboraga kuba kinini, ariko aho bukomora ingufu zo gutunga ibihingwa hakagira isano. Twabonye ko Mesopotamiya yari ituye hagati y'imigezi. Misiri nayo uruzi rwa Nili ni nk'ibihaha byayo, hafi kuba umutima kuva mu myaka ya kera kugeza magingo aya. Isuri n'imyuzure ni bimwe mu byatumye bari batuye Mesopotamiya mu myaka isaga 5000 itambutse biga kubaho mu buryo bwanahinduye ubuzima bwo bari bahari icyo gihe. Guhinga bagatahira kurima no kubiba nibyo byabahaye imbaraga zo kuvumbura icyo bakora gituma imyaka yabo idahitanwa n'amazi batari bafite icyayahagarika, kubera ko bari nk'ikusanyirizo. Amayeri yo kuzitara ayo mazi bayabuza kujya mu mirima yabo byatumaga umusaruro w'ingano wiyongera nk'igihingwa cyari ingandurarugo kikaba na ngengabukungu icyarimwe. Nyuma yacyo hazaga ibiti bitanga amavuta y'amamesa, nayo yari ingenzi mu isi y'icyo gihe. Imizabibu yavagamo inzoga nayo ni bimwe mu byitabwagaho, cyane ko inyandiko zimwe zinagaragaza ko inzoga yavumburiwe mu cyahoze ari Mesopotamiya. Nka Ayewon ivuga ko inzoga yavumbuwe by'impanuka bigizwemo uruhare n'abaturage bari batuye Mesopotamiya, ariko bakaba bari Abasumari bo muri Iraq y'ubu ngubu. Ivuka ry'inzoga ya mbere nk'uko Ayewon ikomeza bivuga byatangiranye n'icyitwa sikaru cyangwa se umugati ukomeye. Uyu mugati uvuga ko hari ibisigazwa byatawe n'abahigi bari ku muhigo, ukaza kugwaho imvura bikarema inzoga. Wibuke n'umugati wavuye mu ngano watawe n'abahigi, ariko uza kuvumburwa n'abahigi nanone waritaze buyoga ndetse waranahiye. Icyakora bigeze ku ngingo y'inzoga, nubwo usanga inyandiko nyinshi zishobora guhuriza kuri Mesopotamiya muri Iraq, ntihabura n'iziza zitanga amakuru mu yindi shusho. BBC mu nkuru yabo yo ku itariki ya 15 Nzeri 2018 banditse bavuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko kwenga kwa mbere kwabereye mu buvumo muri Israel. Ubu nabwo bwaje bubusanya ku kantu, ariko icyo bahurizaho n'ubundi ni imyaka iyo mpanuka yabayemo. Impanuka yavumburiyemo agatama n'ubundi ni mu myaka itambutse ayinga mu mwaka wa 3500 kuzamura mbere y'ivuka rya Yesu. Twigeze gukomoza ku myuzure. Iyi myuzure nubwo yabasabye imbere ku isi, abo muhigi ukomeye imbere y'Uhoraho, nicyo gituma bacura umugani ngo kuba umuhigi w'intwari imbere y'Uhoraho Akanemurodi. Imirwa mikuru ku ngoma ye ni Babeli, Ereki na Akade mu gihugu cya Shineyari. Uretse iyi mirongo yo muri Bibiliya, Moment of Hope Church ikomeza ivuga ko Yukushi ari umwuzukuruza wa kera wo kwa Nowa, kuko ariho usanga muri Moment of Hope Church batubwira ko iyo nkuge yabajwe na Nowa, imyuzure yabarijwe inkuge ifitanye isano n'amazi yayamigeze twahereyeho, yanatumye havuka izina rifite imizi mu Kigereki ryitwa Mesopotamiya. Abasamariya bo muri icyo gihe niko babyizeraga, ndetse bakemera ko binakora kuko bahingaga bakeza kubera iyo mana yabo. Betman Stefan bavuga ko aba baturage bumvaga ko ubumana bwa Ninurita cyangwa se Nomurod bwatangiranye ndetse bukanazana kuhira binagenderwaho uyu munsi mu isi, hakiyongeraho ibigezweho na tekinoloji.
Mesopotamia hari abayifata nk'ubwami bw'abami, ariko iyo ugerageje kureba ibyanditse ku rubuga nka Twink USA na Khan Academy usanga bihabanye n'ibyo kuba ubwami, ahubwo bikaba urusobe rw'ubwami bw'abami. Icyambere gituma izi mbuga n'izindi nyandiko z'amateka zidafata iki gice nk'ubwami bw'abami ni uko usanga ntahagaragaza intambara zahanganishije Mesopotamia nkayo ubwayo ihanganye n'undi uwo ari we wese mu ntambara zagura imipaka. Iki kandi iyo urebye nko ku bwami bw'abami bw'abaromani, ubwami bw'abami bwa Ottomani cyangwa se abaperse n'abandi, usanga yari imwe mu ntwaro bitwazaga. Igituma ahubwo ifatwa nk'ihuriro ry'ubwami bw'abami ni inkundura z'Abakadiyani, Abanyababiloni n'ubwami bw'abami bwa Asiriya. Ubu bwose ni ubwami bw'abami bwabarizwaga mu cyahoze ari Mesopotamia, mbese yari imeze nk'ingobyi ihekera imwe abana b'impanga kugeza ku rwego ishobora kuzihagarikira zikarwana ireba. Babiloni ni bumwe muri ubwo bwami bwo mu cyahoze ari Mesopotamia. Iri ni ijambo rinakunda kumvikana cyane kuko urisanga nibura inshuro zibarirwa hagati ya 260 na 290 muri Bibiliya. Babiloni nk'ubwami butangirana n'umwaka wa 1894 mbere y'ivuka rya Yesu, bukaba bwari buherereye muri Mesopotamia rwagati. Amurabi wari umwami, akaba anafatwa nk'uwabuhanze, yahinduye igitereko cyabwo hagati y'umwaka wa 1792 n'1750 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri iyi nkundura niho hatangiriye umusoro. Umusoro watangijwe n'uyu mwami Hamurabi agamije kwirinda ko hazagira ushaka kumuha inkunga avuye ahandi akabyuriraho akaba yamutembariza ingoma. Amaze gushyiraho ubwo buryo bwo gukusanya umusoro, abahinzi bawutangaga mu ngano n'ubwoya bw'intama cyangwa ku borozi. Iyo wabaga udafite ibi byose, wagombaga kujya ku rugamba, kikaba ari cyo kiguzi. Itegeko ryari uko mu gihe udashoboye gutanga kimwe muri ibi, wabaga umeze nk'uwanyereje umusoro uhombye ubwami bw'abami bwa Babiloni. Igihano cyari urupfu. Ibi ngibi byarakozwe, akura ubwami mu gice cyo hagati abwagurira mu majyepfo ya Mesopotamia. Ibi ni nabyo byatumye ubwami bw'abami bwa Babiloni buhinduka Babyloniya. Kuri Amurabi byose byagombaga kugendana n'amategeko. Uyu yari yarahanze icyo yitaga Code of Amurabi cyangwa se Code d'Hammurabi mu mwaka wa 1754 mbere y'ivuka rya Yesu. Ibi ngibi ubibona neza isomye inyandiko za Louvre ku rubuga rwabo, aho batangira basobanura uburyo aya mategeko ari bimwe mu bya mbere byatangiranye n'inyandiko. Ibyo bisobanurwa muri A Monument of Ancient Law. Abiga amategeko n'ubu baracyayiga, bagaragaza ko aya mategeko yabaga yanditse ku mabuye y'umukara aconze neza angana na metero zisaga 2. Kuri ibi bisate by'amabuye, aya mategeko yasagaga 282 ahana mu buryo bwihanukiriye uwagonganye nayo. Urugero rwamwe muri ayo ni: umukene uzavunwa ukuboko n'umukire, umukire azacibwa amande, ariko umukire navuna ukuboko k'umukire mugenzi we, amande ntabwo ahagije, ahubwo nawe akagomba kuvunwa. Aho ngaho niho hahise haza itegeko rivuga ko ijisho ryagombaga guhorerwa irindi n'iryinyo rigahorerwa irindi ku bwa Amurabi. Ubwami bw'uyu mwami Amurabi bwamaze imyaka 262 kugeza bushinze umutwe mu mwaka wa 1531 mbere y'ivuka rya Yesu. Kugwa ariko ntibyari bisobanuye guherayo, kuko mu mwaka wa 626 havutse ikizwe New Babylonian cyangwa se Babiloni nshya. Iyi Babiloni nshya ntabwo wayivuga ngo wirengagize umwami Nebukadinezari wimye muri iyo ngoma nshya. Ahangaha Bibiliya muri Daniel ya 2 niho usanga havuga ngo umwami yarose inzozi, abapfumu n'abakonikoni bananirwa kuzisobanura. Mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Yesu nayo yaje kongera gutembagara, ihiritswe n'ubwami bw'abami bw'abaperse kugeza ku ngoma ya Alexander the Great muri 335 mbere y'ivuka rya Yesu. Tugitangira ikiganiro cyacu, uribuka hari aho twakomoje kuyubakwa ry'umunara w'i Babeli. Dusubiye mu myaka 6000 ishize mbere y'ivuka ry'umukiza, igaragaza ko iya mbere yanditswe mu mwaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu. Izi nyandiko zabaga ziri kubyitwaga cuneiform. Iyamamaye cyane muri zo ikaba ari yanditse yitwa The Epic of Gilgamesh. Aha ni cyari gikubiyemo n'urugendo rw'umwami Uruku wafatwaga nk'umunyagitugu utazamurana intugu nubwo urwaye rwaba rusumba ijosi. Aba Basumari nibo banaje kurema bwa mbere ibinyamitende. Mu mwaka wa 3500 mbere y'ivuka rya Yesu nibwo aba bahinzi icyarimwe bari n'aborozi b'inkoko batangiye kugorwa no gutwara umusaruro ari mwinshi ku mutwe. Aha niho Revista Rivari ihita izamukira ikavuga ko bari abahinzi, ariko ubuhanga kamere bugatuma bagira inama yo kurema ibisa n'amagare y'ubu nayo ataragomberaga ibikomoka kuri peteroli. Nyuma y'ibi binyamitende hakurikiyeho kurema amato yabemeraga kwambuka no gukorera ingendo zabo mu kigobe cy'abaperse ndetse na Haripande mu majyaruguru y'Ubuhinde. Muri ubu bwami bw'abami bw'Abasumari bizeraga imana nyinshi zitandukanye. Izo babaga barahanze muri iyi myaka ya mbere y'ivuka rya Yesu zose zabaga ziri mu ishusho ya muntu. Ibi nibyo dusanga muri anthropomorphisme. Aha
ni kwa kundi umuntu ashobora kubona imbwa yabona yayo akabona amenyo akavuga ko iseka neza, bikagenda bigahererekanywa ikiragano kigasimbura ikindi. Niho usanga nko mu Buhinde baha inka agaciro kadasanzwe kugera ku rwego ifatwa nk'ibatsindishiriza. Ibyo bibumbano bari barubatse byitwaga zigurate. Kubaka ibibumbano si ibintu byafataga imyaka mike kubera ko kimwe cyashoboraga kumara imyaka ikinyagihumbi. Muri iyi myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu kandi dusanga icyari Mesopotamia cyari kinabumbatiye ubwami bw'abami bwa Akadia. Ubu bwami bwavuye ku mihindagurikire n'impinduramatwara yo kwagurira ubwami ahandi ku Basumari. Hari aho bageraga abaturage bakanga kuyoboka ibyo bo bashakaga bagahitamo guhama ku mahame yabo burundu. Ibi nibyo byateye kwivumbura, maze mu majyaruguru ya Mesopotamia hashingwa umujyi wiswe City State of Akkad. Abawutuye bahinduka ba Akkad bitagombye umwanzuro w'abunzi. Ebusco n'urubuga rwa kaminuza y'Ubwongereza muri Colombia zigaragaza ko kuguhangana kwagejeje mu 2800 mbere y'ivuka rya Yesu. Izindi mbuga zinerekana ko mu bushakashatsi bwazo ko Abakad ari nabo bavuyemo Abaheburayo n'Abarabu. Banatangirana n'indimi zabo zinavugwa n'uyu munsi, zikaba ziri mu cyiswe Semitic languages. Ijambo Semitic ni ijambo rifite inkomoko muri Bibiliya, aho usanga riva ku mugabo witwa Shemu wari umwana wa Nowa. Mu nkuru za Bibiliya agendana n'abarimo Hamu na Jafeti. Iyo wifashishije Bibiliya ukareba ko bivugaho mu ntangiriro ibice 10, unasangamo inkuru ya Sodoma na Gomora. Reka dusubikire kuri Assyrian Empire, hanyuma mu gice cyacu cya kabiri kigaruka kuri Mesopotamia tuzagaruke tureba uko byagenze kuri Mesopotamia magingo aya ikaba yaranateje akaga isi nyuma yo gukomanyiriza umuhoro wa Hormuz. Mu gice cyacu cya kabiri niho tuzarebera hamwe niba koko uyu muhoro ugaragara uyu munsi ari nako wahoze. Ubwami bw'abami bwa Syria bwari bufite umurwa mukuru witwa Assur cyangwa se Ashur mu majyaruguru ya Mesopotamia. Ku ntango watangiranye na Sargon ari wari umuyobozi wayo. Nkuko byagenze ku bundi bwami twabonye ko cyari Mesopotamia, ubu nabwo bwavuye ku irindimuka ry'ubwa Akadia bunahinduka igikomerezwa cyane kurusha ubwabo banjirije. Ubu bwami bivuga ko bwamaze imyaka irenga 1400 butinyitse, kuko butangirana n'ikinyejana cya 20 bukageza mu kinyejana cya 7 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri iyo myaka yagutse ndetse bugeraho bunafata igice cya Misiri na Chypre mu burengerazuba ku mupaka wa Perse muri Iran ya none. Tuzabigarukaho mu buryo bwimbitse mu gice cyacu gitaha, yo ikaba yari mu burasirazuba. Mukomeze kugubwa neza mukurikira munongera urukundo mukunda JD Official. Naho ubutaha, ngiye wumvaga na Rijado Dukuze.